wateye ntabwo ndangije asuko nabuze ubwo bwenge amavi hasi ugumye usenge my way ako nibutse ikintu kimwe mwema tubwiye ko imineke yoza mu nzu gwegeje mu n'ibintu byose byahita bivamo asubira ndi muzima birumvikanye kwa peti bafite imineke ngomba kujyayo sura mugabo ndamukira ariko ndamujyana rwose n'amafaranga afite reka nikanze ngaka wese ni kwa muganga akazi siko mwana n'umuntu uri akura n'umusani wanjye kandi leta batuvugana wawe muganga yambwiye ko n'ubundi yambwiye ko yoza mu nzu takabisa pe ewe uri imineke kabisa ati nshaka kwakiramo imbere chape ndahita nyira kabisa imineke ni ikintu cyiza cyane ni umuti tarazana kandi yongeza undi wawe nabikaze nibo ndivura hano ni kwa muganga kiba natari wanyuma na muntu kabisa tanyuma kubica amazuru Mzee kuna tanye. Materiana aza. Oh shit. No. Kimaniza. Ni kitaro sansenye. Nakuweza kuishiwa. Sasa ni kwa mganga mfati byo. Acashanyishe. Ariko twashaka kugiye kine kibaza mu. None se no kwa muganga. Yani se bane harya bino ni gishishwa ni yani se harya tubwe ko bino ari basi wa muganga. Fasha muganga. Fasha muganga. Okay, na reka nzana abana baseze bandi bakuvura. Oye muzani miti. Muyu muntu abaje mana gafata ibintu abe no kwigira ngo hano ni kwa muganga. Ashaka ko mumumera imiti. Ese boss tumukorera iki? Muhe imiti. Hasi we. Boss bazanye ibiti na. No. Bazanye ibiti. No. Barambuye. My way. Komeza mfashe nsengere. My way. Saza. Basaza mwebwe. Mesto musameze Mutse fresh man. ndabona ututaro utarugamitse na yara ahubwo ko wikanda Naga nikanaga nicisha. Bya bindi de ni bya bindi kamwe. Tubone. Yahe to ari ivuriro. Nije vona ryo muzi. sinakubwiye Ari ivuriro man. Indwara zo. wibitindaho cya kibare cyawe kirakira harya ndwaye iki kibare wa mugongo wawe ani neza uragenda nawe urwaye akaguru urwaye akaguru harya wakagaka karahita gakira Ebizi mwana umurwayi mwikanze batari bakinga. bakinga Ubu bagiye gukinga mwihute. ahubwo uvugira uti kigama ahubwo kuziremo My way. urakira ewa My way. Geze bite salama tarabo musaza utipe ni mstari man reka nagaragara nawe baracyana uyu mutwe wenyine utubikubye amani twe kwisinga mu magambo wangu twari tugiye kwa muganga wangu kwa muganga ko batwingwara ifugo ni kwa muganga nibyo ko wagiye wa Mando mustari ko ni mustari akaja muri kabitse man ahubwo se ndo babwiye ko ari hari uruwina hacha nturuwina njemba nitomokera mu guce ndigendera amuri tugere nyine n'iburi nacu cy'umutekano baro yari umuhanda yango kiba kiri mu manda No. ahubwo mwibwiye boss bahamagara njoka zubiyemo musabuza ukana nako nje mbiri kumina boss ita
ikibare ndakira Akosha murajya he? si kwa muganga bavuze ngo hano rwose ni karite ku ivuriro karite ni kwa muganga ta ahubwo ni we muganga cyangwa waduhaye inzira tukigendera Ni abarwayi se. umujya ntabwo turi abarwayi ahubwo mwigarira n'igihe watuviriye mu nzira tukigendera ni ukuri tubabare rwose ikibare none kirakira Hano ni kwa muganga cyangwa kwa muganga? ni kwa muganga nyine Muje kwivuza. ko baturangiye Muje kwivuza iki? njyewe ndwaye umugongo nanjye ndwaye ikibare Wewe wakagabo. umugongo waranyishe bari Muje kwivuza. batubwiye ngo ni ku ivuriro karite bongeyeho na karite None amahano agira amakuru. Hano baravura ariko n'ikibare kibaye no mu mutwe barahavura. Kayo na rusa nk'urwaye. Arajya amabwiriza. Yinjiramo umuntu uyu bakamuvura. Uyu ibanza wa ndetse ngabanza reka shaka gukira mbere wa reka manze ujya no mbere nigiye muhita bonaga wihita. kamanze sawa kamanze Uyu kuko ngenda babaje cyane reka manze amabwiriza mwayo bisho kujyamo umuntu umwe ava mu umwe muntu. umwe gusa Aho mvuga ukazamureka. ni cyane nicyo rivugiye mu nicyo ushaka gukira mbere Uriteguye? ndarwaye umugongo mwanzi iyo kagusa rwaye Mwitode roza. Sirakira mwiko sirakira. adon Weta. arakize cyane ibibazo rwose manje asemani sinjye ugiye kubanza wa kamanze Genda. Uriteguye? nditeguye Injira pe injira. Injira. ntabwo nari ndwaye wagira ngo ibi byarasesujyanira bwa ese hariya mutera mwana haba ibitaro reba wagira ngo byari byarasese mbega byo cyane n'ibigori twese nkanjye dogiteri mbakoreye imiti warabibonye sikora subscribe man hola ntibagirwe na comment Ashya ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. yo kapo turebe nyine udukubite like share nta kibazo kabisa okay ukora kunza bya wanje hola kapo turi kumwe basaza